nawe uyu mwuka wo kurwanya amatorero, wo kurwanya abantu bakorera Imana, umuntu yatanga ituro yayitanga mu rusengero ngo yarihaye ibisambo, kandi abandi babafite ubwo bubasha bwo kubaha amafaranga. Nta n'umwe mu bagiye mu bapfumu utatanze amafaranga yawe umupfumu. Ariko mu gihe umuntu atanze ituro ngo umuntu ngo yarihaye igisambo, rero uwo mwuka w'intege nke wo kudashaka gukorera Imana, wo kudashaka gutangira Imana, utsindwe katika jina la Yesu Kristo. Ngo bavanga umukozi w'Imana ngo ntagashireho ibiciro, niwongera kumamagara nkabona yuko ahantu uba gusa reka nkubwire nkumara amatsiko ikintu cy'abavuga butumwa cyo cyarakemutse. Abacaga amafaranga ntibakibaho. Uwo mwuka usigaye mu bahanuzi babesikoro, bo besikoro ku muntu kandi bakamuhanurira ibintu ntibisohore, agaca amafaranga. Ikibazo ni kimwe, kamubwira ukuntu abikora. Uwo muhanuzi kamubwira ukuntu abikora, abwira umuntu ati nzi sibyo, ibi bintu bibi bibaye ku isi turabimenya, ni byiza bitangaza. Mbwira muri ano mezi 3 ahantu hagurutse ikirema mu Rwanda, mu itorero ryo mu Rwanda. Nshobora kuba nahazi. Mbwira aho impumyi yahumutse. Noneho umbwira aho hazutse uwapfuye. Noneho nawe mbwira uwo muntu ugiye kwaka amafaranga yazuye nde yakijije. None sikira umuntu w'umunebwe ngo bwabonebwe ntabwo ari umunebwe. None mu gihe umwuka wo gutesha agaciro abavuga butumwa wadutse, mu gihe umwuka wo gusenya amatorero wadutse bavuga ko abapasiteri ari ibisambo, uramurikiye ngiye mpagurutse nkubwira ngo guhera uyu munsi niba umuntu ari igisambo koko kandi ukaba utamukeneye umuhamagarira iki? Kuko niba koko ngewe ntacyo nkumariye, nta n'impamvu zo kuguca amafaranga. Hari umuntu araguhamagara ngo arotoni ngo mpa amafaranga wanuri, ibyo ntibibaho. Uhamagara umuntu uti mfite ikibazo mu rugo nshaka ko nsengera, akakubwira ngo kugira ngo ngusengere urampa itike urampa ibi. Uhamagara uvuga tumaze kubwiriza ku itorero ryawe, uri umupasiteri namwe pasiteri tubabwira, nagiye kubwiriza ahantu rimwe batura amafaranga y'umuvuga butumwa ngiye nari ntibereye, uramuriki bakuramo itike, barambwira ngo hajya ngo aho utega ujya nangaye, bakuramo itike iwanya n'amafaranga ya bisi aba ariyo bamwe. Atubajya gucuruza abantu baca amafaranga, abavuga butumwa bajya gucuruza kugira badaca amafaranga. Bigenda ute? Abavuga butumwa niba nishe umuntu baburetse abavuga butumwa baca abantu amafaranga, ari amafaranga bashiraho ntaganganya agaciro n'ivuga butumwa bagiye gukora, araciriritse ugereranyije n'icyo bagiye niba wakoze cyane. Baburetse mu niba rero baburetse amafaranga ashiraho abanje ukareka nkabanza nkavuga nawe ukavuga wabunjanye tutumvikana. Niba amafaranga yashizeho afite agaciro gake n'ivuga butumwa ari gutumira, azahomba ntawe uzongera kumutumira. Baburetse ntangiye kuganira n'abatumira. Baburetse nkubwire icyo wagura ikintu kiri munsi y'agaciro kacu. Baburetse nkubwire turabashimiye cyane mwebwe badukurikira kuri Noah Talk TV n'abakurikira Imana Iracyakora TV. Iracyakora TV yego ni Imana n'ubundi. Turabashimiye ko mudukurikira. Uyu munsi twasubiye muri studio, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Tony, kandi nizera ko turagirana ikiganiro cyiza kirafasha abantu benshi. Mbere yuko dutangira nasaba umukozi w'Imana Tony agasenga kugira dukomeze n'izindi gahunda. Turagushimiye nyakubaha Imana kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho. Nukuri tunejejwe yuko utugiriye ubuntu ukaduha umugisha kugaragara imbere ya kamera tugiye kukuvugira. Bana natwe umwuka wera nadushyigikire, kandi ibyo tuvuga bigira abo byo muri imitima, bigira abo bimenyesha ukuri, kuko ukuri kwawe ariko kubatura abantu. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye. Amen. Turakoze mwe mudukurikira, muduhe share, comment na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera kure, kuri Iracyakora TV, kuri Noah Talk TV. Mukore subscribe, share and comment. Amakuru yawe Tony? Amakuru yanjye ni meza, nanjye ndumva nasuhuza abadukurikiye, cyane cyane abakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, n'abandi mukore subscribe kugira ngo turusheho murusheho kujya mubonera ikiganiro ku gihe, kandi uko tubonye subscribe, uko tubonye kugira ngo ibyo tuvuga birusheho kugira umumaro, kandi tukanabisengera cyane. Rero ndumva mbakiriye, nawe ndakwakiriye. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana, ndabona ukeye cyane. Oya ntabyo gucya, Imana ishimwa ahubwo ndabona umeze neza rwose. No kuri Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero dufite topic, hari ibintu byadutse mu bahanuzi. Yego.
ngo bari kwaka amafaranga cyane. Ntabwo ari abahanuzi gusa, ni ziriya minisiteri 5 bagenda baka amafaranga kandi baraherewe ubuntu. Nuko ariko uko biri kose ntabwo biramba. Iby'abaka amafaranga. Ntabwo ibintu by'abaka amafaranga ntabwo biramba. Nusi ubundi kwaka amafaranga ni icyaha. Kuri uyu murimo w'Imana kuba wajya kuwukora ariko ukamera nk'ubigurisha, ntabwo ari byo tegeko twahawe. Abavugabutumwa bagenzi banjye by'umwihariko nabanza no kubashimira nkanashima Imana. Mbere ya Covid nko muri 2016 2017 hari icyifuzo nari mfite na mugenzi wanjye cyo gusengera amabandi yari yadutse mu itorero. Amabandi mu itorero? Ni amabandi. Ngira ngo amabandi aba nko mu isoko. Oya yo twebwe uwo mugenzi wanjye nabyumva azahita bimenya twabitaga amabandi. Ariko hari abandi babitaga ngo ni abasatuzi, sinzi nimba iryo zina warigeze ubyumva. Abasatuzi ukurura mwaduko cyane cyane nabyumvishije ADPR iri mu gihe iri kubaka Gisozi. Ntukajye uvuga amadini, amazina y'abantu. Amazina y'abantu ushobora kuyavuga akagukoraho. None idini ADPR siririho sirizwe. Ntukajye ya pointinga ngo yavuge mu izina. Rero icyo gihe abasadusi bari baje. Ariko njye na mugenzi wanjye tuza kugira icyifuzo cyo gusengera ayo mabandi. Turavuga ati Mana tabara, kuko baremerezaga imitima. Ntago ari abakristo bose, ariko babandi babatumiye, ya komite yabateguye kubatumira barayigoraga ku kigero abapasiteri bazinukaga, abakozi b'Imana bakazinuka. Bayigoraga gute? Ukuntu bayigoraga, barabatumiraga bakaza kuvuga ubutumwa. Uzirikane ko ababatumiye babatekereje nk'abakozi b'Imana bagenzi be babo kugira ngo bakomeze bakorere Imana bagura ubwami bwabo. Babatumiye babizi neza ko icyo baje kuvuga bagiherewe ubuntu. N'itegeko umwami yaduhaye, umwami Yesu dukorera, ni ugutangira ubuntu. Uri kumva? Noneho baza bagera mu itorero bakavuga Imana, bagakora umurimo, byaba no kwitangisha n'imyenda ari muri fundraising bakitangisha. Noneho ikibazo kikaza kuba kuri ya mafaranga yitanzwe bahari, bagahita basatura. Niyo mpamvu babisa abasatuzi, bakavuga ati kwa kundi bandika nyine hitanzwe 500,000, bakavuga ati itorero murasigarana 2,500 nanjye njyana 2. Bose ubwo bashaka gukora. Reka bana twere kwinjira muri ibyo ngibyo, nanjye mvuge point yanjye. Hari umwuka wadutse n'abakozi b'Imana bamwe, sinzi niba ari ugukunda Imana cyane cyangwa se ari ukudasobanukirwa wabinjiyemo. Hadutse umwuka wo gutesha agaciro abakozi b'Imana no gutesha agaciro abantu bavugira Imana. Noneho uwo mwuka si uyu munsi gusa, wanahozeho. Gendagira ngo nifashishe Bibiliya, mwene data Tony ansomere, atagira ngo hari aho ndaba nsomera mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 4 here ku murongo wa 11. Abakorinto ba mbere 4:11. Haravuga ngo 4:11 kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota kandi twambaye ubusa dukubitwa ibipfunsi turi inzererezi. Dukomeze hasi. Komeza na cyose. Dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha. Niyo warekera aho ngaho. Yego. Hadutse umwuka w'ukuntu abantu batesha agaciro ijambo ry'Imana. Noneho bakiyisha mu mwuka mu mutaka nk'uwo uri kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo bakabanta amafaranga, ngo abahanuzi ngo bakabanta amafaranga. Ariko mbere y'uko umuhanuzi akwaka amafaranga byagenze ute? Umuhanuzi kukwaka amafaranga ntekereza yuko ashobora kugutekera umutwe, kuko uwo mwuka wo kuguhanurira natangiye nkubwira yuko wahereye mu bavugabutumwa. Ariko abavugabutumwa ubu waracitse. Nubwo ntasojeje waje gucika, kuko naje kubona abavugabutumwa
nka babiri nibo niboneye bakora ikintu kiranezeza, ibo barinda ubutumwa bavuga, akaza akavuga ubutumwa akagenda asezeye, bagashaka no kumwakira kanga no kumuherekeza bigakorwa yageze iwe. Point irahangaha. None wowe uri kumbwira ati ikintu tuvuga ni iki ngiki. Yego. Wowe muri Amerika cyangwa mu Rwanda. Yego. Ufashe nimero yawe. Uhamagaye umuhanuzi Tony. Cyangwa se uhamagaye umunyamasengesho. N'urugero ndi gutanga ngo agusengere. Ahise kwaka amafaranga. None ikibazo kibaye amafaranga. Byagenze gute kugira ngo abavuga butumwa bagere ku rwego babanza kwaka amafaranga abantu bwa mbere? Uwo ni umwuka mubi wabateye bitewe n'irari ryo kwifuza ko. Aho ngaho rongeye singushigikiye. Njyewe rero point yanjye niye abantu badukurikiye. Yego. Ubundi iyo umuco ucitse ugaruzwa itegeko. Ubu nta tegeko ririho rivanga abantu ntibakaryamane na ba nyina. Ariko bigaragaye ko abantu bari kuryamana na ba nyina ku bwinshi. Iryo tegeko ryanditswe mu tegeko. Biranditswe ngo ntukaryamane n'umubyeyi. Wowe uravuga Bibiliya. Ariko mu by'ukuri mu mategeko ya leta hano ni urugero nayo guhaye ntabwo byanditsemo, ariko uwo ni umuco. Uramurikiye. Ariko bibaye ngombwa ko abantu batangira kubikora ku bwinshi, leta yagaruza umuco itegeko. Abavuga butumwa kubera guteshwa agaciro na Paulo hano yandikiye Abakorinto, ntabwo yandikiraga abapagani. Avuga ngo kugeza na n'ubu twishwe n'inzara. Twicwa n'inyota. Aravuga ngo twitwa inzererezi. Uramurikiye. Ngenda byibuka nkikikizwa nagiye gukora amasengesho y'iminsi 14. Umwe mu bantu bo mu muryango abwira abandi ngo Nowa yari afite ubwenge, yari muzima, ngo ariko kuva agiye muri bano by'ikirokore ngo burataye ubwenge, agiye kuba ikigoryi. Ibintu byo gukizwa, ibintu byo gusenga abantu babifashe nk'aho ari ibintu by'abasazi, bafata bavuga butumwa nk'inzererezi. None umuntu ageraho kwaka amafaranga bwa mbere, utekereza ko bavuga butumwa n'abahanuzi kuva kera bakaga amafaranga? Ariko kubera guteshwa agaciro, njyewe ndaje ndagusengera maze iminsi 3 ngusengera. Uramurikiye. Ndangije kugusengera cyangwa ndaragusengera, arangije kugenda umuhaye amafaranga 1000 cyangwa se umuhaye itiki musubizo yavuye, afite umuryango. Uramurikiye. None umaje kumuyo tike, uramubwiye ngo ngagenda, aragiye kubera ko nta kundi yagira. Ubutaha uramuhamagaye, umuhamagaye hari n'undi muntu umuhamagariye ikiraka cyo kujya gukora igifundi cy'7,000. Yemwe Tony ko ufite umuryango, nzagaruka iwawe cyangwa ajya gukora ikiraka kugira ngo ntunge umuryango. Azajya gukora ikiraka kugira ngo atunge umuryango. None se kuki utumva ko uwo mwuka wo kwaka amafaranga? Kuko njyewe iyo nyagaciro ikintu nkora ukanyita inzererezi, ukumva ko ntacyo maze, umunsi uzankenera nzakwibutsa agaciro mfite. Noneho ubwo we ku ruhande rwawe wumva ko abaca amafaranga abantu baba barimo bahesha agaciro uwo murimo cyane. Oyanjye ntagaruka byumva. Impamvu atari uko mbyumva, ndashingira muri Bibiliya. Itegeko ry'umwami Yesu yatanze. Yavuze ngo iki? Nusoma muri Matayo, sinzi nimba nahasoma Matayo gatoya. 28. Ya ntago ari Matayo 28. Ntago ari Matayo 28, ni Matayo igice cya 10. Umurongo w'8 haravuga ngo mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Okay, icyo ngicyo ndacyumva. None reka nkubwire, Yesu aravuze ngo muzura abapfuye. Yego. Urumva? Mukize ababembe, mwirukane n'abadayimoni. Rwose. Nimumara kubirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa. Mutangira ubundi busa. Arega ngiye kintu ndimo ndavuga, kintu ngiye ndimo ndarwanya ni iki? Ndimo ndarwanya umwuka wo kubona ko abantu bakorera Imana, urankurikiye, cyangwa se abakozi b'Imana ibyo bakora nta mumaro bifite. Ndasoma ijambo ry'Imana nanjye. Ni n'iby'agaciro. Ndasoma ijambo ry'Imana nanjye. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo nkubwire amagambo yanjye, kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo dusobanuza iby'umwuka, ibindi by'umwuka. Ibyo ndabyemera cyane. Soma ijambo ry'Imana yewe. None reka nkwereke. Soma mu Bakorinto, we ariko tuzi. We badusoma ijambo ry'Imana. Soma mu Bakorinto ba mbere igice cya 9. Umurongo wa 9 ugeze ku wa 11. Zana mwisome. Igice cya 9 umurongo wa 9. Kuko uri gusoma nkumva ntabwo ufite stamina nshaka. Stamina ndazifite, ahubwo rero dukomeze. Abakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 9 haranditswe ngo
byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa cyangwa se yabivuze ku bwacu? Si ugushidikanya byanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringiye kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, sema amen. Vuga amen. Ndakumva. Ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri, abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe kanswe twebwe. Ibyo ndabyemera 100%. Ndabyemera 100%. Noneho ukuntu mbyemera, ukuntu bigomba gukorwa, ntago ari umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi ubihesha agaciro, ahubwo umwuka wamwohereje kujya gukora umurimo hari yagiye kuwukora, ni nawe ugena uko agomba guhera. Tujye turagabanya siyasa tujye turagabanya politiki, sibyo? Tube imfura ariko twigire ku batubanjirije, tuganire nk'abantu b'imfura. Yego, mu by'ukuri tubwizanye ukuri. Iyo ufashe telefone ugahamagara umuntu ugusengera, ntubizi ko umwanda ukingirije hari watabutsemo kabiri? Ndabizi. Ntubizi ko nawe wagerayo? Ndabizi. Niki kigutera guhamagara njyewe hari umuvugabutumwa nigeze kumukubwira, ni umuhanuzi, yaragiye ahanurira umugabo ukomeye, urankurikiye, ahanurira umugabo ugize ute ukomeye, arangije kumuhanurira, amuhanurira yuko azava ku kazi akora. Bamukubise inshi 3 nziza, yasohotse igipangu yirukanka, umugore w'uwo mugabo kuko ari we wamuhamagaye aramukurikira mu amafaranga 30. Urankurikiye, umuvugabutumwa aravuga ati wihangane umugabo wanjye agira amahane aragukubise, ihangane. Umuvugabutumwa aravuga ati ahubwo niba byashoboka ko nsubireyo akamubita izindi inshi 3 mukanyongera ibintu 30, mumbwire ngaruka ko abana bari bagize ute bari baburaye. Abavugabutumwa bapfukamye kuri tapi, yego, barasaba nk'imbwa zisaba igufwa ngo mubafashe. Kandi ubundi ijambo ry'Imana rivuga yuko umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi atagakwiriye kwicwa n'inzara. None ageze ku rwego yicwa n'inzara kugeza aho bimurenga akabisaba, abandi bakabivamo akajya gucuruza nk'uko namwe mucuruza. None se ubundi umuvugabutumwa gucuruza ni icyaha? Reka nkubwire witonde neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Pawulo aravuga ngo nta waba umusirikare ngo yitunge. Se ubundi tubisoma. None se Pawulo uwo nguwo uri kuvuga? Uretse nsozi. Yego. Aravuga ngo ninde wigeze kuba umusirikare yarangiza akitunga? Urankurikiye? Niba ntago iryo jambo ryanditse. Nta waba umusirikare ngo yitunge. Nta waba umusirikare, urankurikiye? Ubona arangiza yishyire mu by'ubugingo. Ntabagarukira aho ngaho. Abana yangize abakinejeje wamuhamagariye ubusirikare. Iryo ndaryanditse muri Timoteyo. Icyo rero ndakubwira nsaba gusobanura ni kimwe. Niba umuvugabutumwa atangiye no kujya gucuruza, urankurikiye? Bizarangira abaye nkawe, kuko n'impamvu nawe amadayimoni agutera ntuyirukane nuko udafite umwanya wo gusenga. Ahubwo uri mu murongo ukwiye guhugurwa. Ndahugurwa gute? Ukuntu ukwiye guhugurwa rero, ngiye theology narayize. Hari imirimo y'abavugabutumwa, hari imirimo y'abapasiteri bakora, uri kumva? Hari imirimo y'abahanuzi. Pawulo uvuga we yariyandikira avuga ngo umuntu udakora ntakarye, uri kumva? None wowe ushyigikiye ko kuvuga ubutumwa, kuki wumva kuvuga ubutumwa atari ugukora? Duhera aho ngaho. Kuvuga ubutumwa kuki wumva ko umuntu wavuze ubutumwa we adakora? Ni umurimo ugomba gukora mu buryo ugendera ku mategeko y'uwagutumye. None mu gihe wagutumye, reka ndamubwire. Ese ubundi waretse nkabanza nkakubwira ko wavuze nkagutega amatwi. Wowe topic uriho uravuga ngo umuvugabutumwa, uri kumva? N'umuhanuzi, ariko bose tubashira hamwe. Urambwira ati umuntu ari guhanura akabara amafaranga. N'umupasiteri, mbese ziriya minisiteri zose uko aresha, bariya abantu nabo ubwabo bashobora kuba batera nkunga bivugabutumwa bakora nyine. None se gute bataba gute? Ndakubaza icyo gukora gukora umurimo w'Imana, umuntu akamuvuga butumwa gusa, cyangwa abapasiteri gusa, cyangwa akaba umuhanuzi gusa, n'icyaha nta kindi akora giterwa nuko wahamagaye. Uretse gusobanurire Toni cyo ushaka kukigira kirekire. Oya ntabwo nkigira kirekire, ngo we ntega amatwi, nanjye nagutega amatwi. Ngambwira umupasiteri ufite na business akora, ntabuze
kubera iki bagize business bakora. Oya nyine ndabazi nyine ndabazi umuvugabutumwa afite n'indi business akora urabazi. Ndabazi abo se uyu bitegereje ubona babayeho nabi. Buretse bamubwira baburetse babayeho neza. Baburetse Pawulo ntago uzi umurimo yakoraga uwo murimo yari making yari tent making. Izo tent maker yazivuze rya somo umurongo yabivuze yabivuze nk'urwego rwo gucyurira itorero ko ritamufasha. Ntabwo yabivuze nk'urwego rwo gucyurira itorero ahubwo baburetse we yabivuze kugira ngo agaragaze iki nk'uhugurira abantu kugira ngo bavane amaboko mu mufuka. Ariko reka mwaze ikibazo kimwe cy'amatsiko. Aba Bakorino iki gitabo cy'Abakorino baburetse uyu munsi turaza gukora nawe buretse gato reka dusome no murongo usome uwumve tubyumve neza ndagutega amatwi tubyumve kimwe. Uyu murongo w'Abakorino igice cya 4 ngenda ugarukaho urankurikiye ndakumva. umurongo mbere ngo nuko rero abantu bajye badutekereza ko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Urankurikiye agasimbuka ajya kugaragaza uburyo ki abantu bateranye itora akavuga ngo ku murongo wa 8 mumaze guhaga mumaze gutunga ndetse mwimye nk'abami tutari kumwe yemwe icyampa mukima. Hano hasi akurikira akavuga ngo twebweho turi abapfuku bwa Kristo naho mwebweho muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke ariko mwebwe muri ab'imbaraga muri icyubahiro naho twebwe turi abigisuzuguriro kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota kandi twambaye ubusa dukubitwa ibipfunsi turi inzererezi dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse turabasabira umugisha, iyo turenganyijwe turihangana, iyo dusebejwe turinginga kugeza n'ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibirarurwa by'ibintu byose. 14 nicyo nshaka kuvuga. Ibyo simbibandikiye kubakoza isoni ahubwo byanditse kubahugura nk'abana banjye nkunda. Komeza umuntu agera ko guhugura aguhugurira ko yishwe n'inzara nk'umwana nk'umubyeyi wawe byagenze. Ariko icyo kintu tugomba kucyumva kuba bavuga butumwa n'abapasteri basigaye bafite indi mirimo y'ubucuruzi n'ibiki byose ni ntege nke z'itorero. Ni narwo rwego itorero rigezeho aho abarozi basigaye baza mu itorero abapasteri bakirukanka n'abandi bavuga butumwa bakirukanka. None se ubu ngubu ni ibitangaza biracyakoreka? Wari wabona umuntu ikirema kigihaguruka byahagurutse he? Ni uko utabizi ariko biravuga ngo ntabyo nzi sibyo. Ibi bintu bibi bibaye ku isi turabimenya ni byiza bitangaza. Mbwira muri ano mezi 3 ahantu hahagurutse ikirema mu Rwanda mu itorero ryo mu Rwanda. Nshobora kuba nahazi. Mbwira aho impumyi yahumutse noneho umbwira aho hazutse uwapfuye. Noneho nawe mbwira uwo muntu ugiye kwaka amafaranga yazuye nde yakijije. None se reka mubaze niba nta muntu yazuye wowe umuhamagara umushaka wabyikoreye. Ariko ikintu ngende kuvuga ni ikintu noneho uri gushigikira umuntu w'umunebwe ngo bwabonebwe ntabwo ari umunebwe. Mu gihe umwuka wo gutesha agaciro abavuga butumwa wadutse, mu gihe umwuka wo gusenya amatorero wadutse bavuga ko abapasteri ari ibisambo. Urankurikiye ngiye mpagurutse nkubwira ngo guhera uyu munsi niba umuntu ari igisambo koko kandi ukaba utamukeneye umuhamagarira iki? Kuko niba koko ngewe ntacyo nkumariye nta n'impamvu zo kuguca amafaranga. Hari umuntu araguhamagara ngo arotoni ngo mpa amafaranga wanuri. Ibyo ntibibaho. Uhamagara umuntu uti mfite ikibazo mu rugo nshaka ko nsengera akakubwira ngo kugira ngo ngusengere uramita iki urambibe. Uhamagara uvuga tumaze kubwiriza ku itorero ryawe uri umupasteri namwe pastor tubabwira nagiye kubwiriza ahantu rimwe batura amafaranga y'umuvuga butumwa nge nari ntibereye. Uramuriki bakuramo itike barambwira ngo hajya ngo aho utega ujya nangaye bakuramo itike iwanya n'amafaranga ya bisi abariyo bawe. Ese ivuga butumwa rizabe gutyo? Reka nguhugure kuki wegereye igiturisho barimo babara amaturo? Ntabwo negereye igiturisho ngo mbara amaturo. None se wabwiwe n'iki ko bakuyemo amafaranga abanye n'itiki bakaya? Nta kuntu bishoboka yuko abantu bashobora gutura mu giseke. Uramurikiye ngo batura wige umwuka wo kurwanya no kugisha impaka. Niba tuvuga ikuvirwamagana kugira ikibazo amafaranga buretse ari amafaranga 1000 ndabyumva abantu bagakora bagatura ugafata amafaranga ukaba amafaranga 1000 kuko ari byo tikirageze Kigali. Mu byukuri no gushigikira ivuga butumwa nagasuzuguro nukunyubaha niki
none se ntunsuzugura ahubwo wowe kuki ibyo bintu byakugushije byumva mubwira impamvu Imana yari yagutumye uretse ntabwo igutumye mbwira ijambo ry'Imana riravuga ngo niba twarabibebyemo iby'umwuka yego namwe tubasarura iby'umwuka none se uwaryanditse yari yanyoye inzoga ubwonko bwari bwaporomotse si Pawulo none se nta kandi kazi wari ufite kagutunga none ikibazo nkubaza ni kimwe banza unsubize oya urega wowe ntabwo naguhaye nagusobanuriye impamvu ivuga butumwa ryo muri no myaka turimo ryaguye uramurikiye ntabwo ryaguye rirakorwa uretse rikorwa nakwaje ngo mbwira ahantu hahagurutse ikirema wagiye kubwiriza waragihagurutse Yesu nagihagurutsa nde nagihagurutsa y'abantu bafite umwuka nk'uwo wawe barwanya bavuga ntabwo ari uguhembwa reka noneho nanjye nakumvishe kananjye ngavuga Petero wahagurukije ibirema n'abapfuye akabazura Pawulo yazuye uwapfuye urumva Petero hagurutse ibirema bari bamuhaye amafaranga Ananiya Safira bapfuye byagenze ute baburetse ndagusobanurira amafaranga agomba gutangwa ariko ntabwo ari umuvugabutumwa ayaka kuko mwanze kuyatanga oya ntabwo ariko bigenda ayaka kubera irari ntabwo ari irari abavuga abantu badukurikiye namwe muzadukize kuko njye bino bintu birambabaza yego insengero zo mu Rwanda n'ahandi hose hariho standard zigomba kuba ziteye uramurikiye izo standard zatswe n'insengero kugira ngo zibe zimeze gutyo uramurikiye ibyo bikorwa n'amafaranga wese nsoze umuntu bikubwire wa muntu udukurikiye agera ku rwego akwaka amafaranga uramurikiye ari uko mu busanzwe wayamwiye ntabwo itorero rigutumira ngo ujye kuvuga y'ubutumwa rikakwakira rikaguha agaciro rishobora kuguhamagara ngo ribwire ngo muzampangara ariko mu gihe abantu bafite umutima wo kumva ko ushobora kujya kubabwira ubutumwa bwiza uramurikiye barangiza baramara kuvuga ubutumwa bwiza hagatangwa ituro ry'umuvugabutumwa cyangwa se hagatanga ituro ryo gushyigikira umurimo w'Imana ariko abantu kubera gutesha agaciro uwo murimo no kwanga gukora n'inda nini no kwanga gutanga amaturo umuntu akumva ko afite umushinga wo kumva yuko wa muvugabutumwa waje ari inzererezi ntacyo akora nta n'icyo amaze we ari mu amafaranga 1000 cyangwa se amafaranga 500 ndavuga y'amanyarwanda yarangiza akumva ko ari gushyigikira umurimo w'Imana bigatuma bamwe mu bavugabutumwa bacika intege cyangwa se bakananirwa gukora umurimo w'Imana cyangwa se abandi bakawukora bagononwa cyangwa se kubera ko gasuzuguro abantu bagashiraho ibiciro ntabwo umukozi w'Imana uramurikiye neza yagakwiriye gushiraho igiciro mu gihe asanzwe aba agaciro nk'iki nk'umukozi w'Imana kandi kano gasuzuguro k'abakozi b'Imana katangiye kera noneho baburetse cyangwa uvuga urangiye reka mvuge nsoze uyu mugabo Pawulo avuga ngo yiswe n'inzara yiswe inzererezi suko yari inzererezi ntabwo yaragamije kubakoza isoni wabigisoni ariko yaragamije kugira kubahugura icyo bahuguraga niki yabahuguriraga yuko banze kugira icyo bafasha umukozi w'Imana akagera aho yambara ubusa akagera aho buri cyo kurya akagera aho yinduka inzererezi icyo ni cya kabiri kandi uku gusuzugura abantu bakorera Imana ngo ni ibisambo ngo bagenzwa n'inda nini ngo icyo bakeneye ni amafaranga mu by'ukuri niba abakozi b'Imana badakenewe uramurikiye sinumva n'impamvu bajya guca abana amafaranga ngo we komeza umbwire tu kuko umuntu acumuna amafaranga kuko yagukeneye niba mu Kristo izindi serivisi zose zo mu isi uzikenera ugatanga amafaranga niba ujya kwa muganga ugatanga amafaranga niba nawe utanga amafaranga bigutwaye iki mu gihe umukozi w'Imana aramutse agusengeye akagukiza icyago cyangwa se ikindi wamuhamagariye kugusengera niba kuko umwizera ko niba umuntu utamwemera baravanga ugaye imfura z'iwabo bucya yimuka niba umuntu utamwemera ntuzamuhamagara ako mu gihe wamuhamagaye bigutwaye iki kumuhesha umugisha uramurikiye ukorera Imana ukamuhesha agaciro kugira ngo atazagera ku rwego atangira kukwibutsa agaciro afite mu buzima bwawe ikindi cya kabiri hari umukozi w'Imana bigeze gusuzugura baramusuzugura nk'uko basuzugura n'abandi bose ngo ninzererezi ngo ntacyo bamaze bamwita Eliya bamusuzuguye no kumuninura we yakoresheje imbaraga z'ubushobozi bwe bw'Imana nuko turi mu isezerano rishya Yesu Kristo ari umunyampuhwe ariko ubundi Eliya bamwohereje abantu ngo baze kumufata haza bamwe ba mbere bamuninura ngo yewe mukozi w'Imana Eliya avuga ijambo rikomeye ryiza ngo niba ndi umukozi w'Imana umuriro numa no kubatwika ukabatwika kuvuga umuntu umusebye umuninura usa nkaho ibyo akora ni ubusa noneho wowe uri umuntu ukomeye kugeza igihe haje umusirikare arapfukama aravuga ngo mugaragu w'Imana niba nkugiriyeho umugisha nkurikira aramukurikira rero abakozi b'Imana bageze ku rwego
umuhamagara ngo agusengere akakwaka amafaranga kubera ko imitima y'akahebwe yo kugaragaza ko abana ari ibisambo, umwuka wo kuvuga ko abana ari abajura, ko impamvu bari gusenga ari uko ari ibisambo agusengera, akwaka amafaranga utayamuha akabireka, kandi nawe umuhamagara kuko umukeneye. N'ubu rero koko wumva yuko uri umukozi w'Imana nawe mwene data umurikiye, ukaba wumva udashaka abakozi b'Imana b'ibisambo bakwaka amafaranga, aho kugira ngo uhamagare umuntu ngo aze kugusengera, fata inzira wisengera. Isengera niba byarakunaniye rero, niba wumva nta mbaraga z'umwuka ufite zo kwirukana abo badayimoni baje ku muryango wawe, ugahamagara umuntu ngo abirukane kandi ukaba wumva akora ubusa, ubwo busa akora genda ubukore, were kumusebya uvuga ngo akora ubusa. Mu gihe wagiye gucuruza yaza kugusengera kwaka amafaranga ngo kibaye ikibazo, nawe va mu bucuruzi ugenda usenga, ugira imbaraga nk'izi. Kabiri, nanagana no kumusozo kugira ngo mu mwanya wa mwene data. Kabiri, bantu mudukurikiye bakristu bene data, niba koko mugaya abasenga ko basenga bakoreshejwe n'amafaranga kubera inda nini, tangiza porogaramu wowe usengera abantu ku buntu. Wibivuga uvuga ngo abantu banyatse amafaranga, wewe vuga ngo ngiye mfite umushinga ko yadasengera abantu kuki ku busa. Gusa icyo nzi ni kimwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo nuhesha umukozi w'Imana umugisha, nawe uzahabwa iki? Uzahabwa umugisha. Rero umwuka wo kuvuga ngo abantu ni ibisambo, umwuka wo kuvuga ngo abakozi b'Imana, ngo umupasiteri ukorera Imana agakora umurimo wa gipasiteri full time ngo nta kazi agira, please, abapasiteri nabo bagira akazi. Kugabura ijambo ry'Imana birategurwa, gusenga ni umwanya, bagira akazi. Rero mwene data, nubona ko abantu bakwesikoroka, haguruka umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri, ariko wijya kurira ngo nakunze gaturika kiriza gaturika urayibona. Gaturika ugiye gukorera y'ubukwe bakusanya imisanzu yose utatanze kuva igihe wakirijwe ukayitanga, kubera ko niba wumva yuko kiriza nta kimaze ugende wishingira, cyangwa se ushaka undi muntu agushingira. Kuko niba ikintu wumva ntacyo kimaze, kuki ugikurikira? Ikindi kintu cya nsoza kugira nanjye mvuge, mwene data nawe avuge, kandi nanjye sindi umuce mu ijambo. Mwe mudukurikiye, namwe bakozi b'Imana, niba ukorera Imana koko kandi ukaba ufite imbaraga z'umwuka wera, abantu nibagutesha agaciro bakumva ko ntacyo ukora, uzagaragaze gukora kwawe n'imbaraga zawe nuko ukorana n'Imana wihesha agaciro. Si bikwiriye kumuvuga butumwa kubitwa urushi ngo asubire ngo bamwongereze. Niba umuntu koko yumva ko ntacyo umaze, azabeho nkaho ntacyo umaze. Nawe uyu mwuka wo kurwanya amatorero, wo kurwanya abantu bakorera Imana, umuntu yatanga ituro yayitanga mu rusengero ngo yarihaye ibisambo, kandi abandi babafiteho ubwo bubashya bwo kubaha amafaranga. Nta n'umwe mu bagiye mu bapfumu utatanze amafaranga yaho umupfumu, ariko mu gihe umuntu atanze ituro ngo umuntu ngo yarihaye igisambo. Rero uwo mwuka w'intege nke wo kudashaka gukorera Imana, wo kudashaka gutangira Imana, utsindwe katika jina la Yesu Kristo. Ngo ijambo mwene data. Noneho nanjye reka mvuge, vuga rwose. Ikintu cya mbere nshaka kunyumvaho neza n'abadukurikiye bumva, sindwanya gukora, ushyigikira ivugabutumwa, kuko ijambo ry'Imana rirambwira muri mu rwandiko, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 10:42 ngo umuntu uzahereza amazi, urumva, akonje umuvugabutumwa, abikoreye kuko ari umuvugabutumwa, ntago azabura ingororano y'ayo mazi atanze. Amen. Si wumva ko ari umuntu witangiye amazi ku bushake bwe, ntago ari umuvugabutumwa ubwiye ati mpa amazi kubera navuze. None mu gihe atabikoze, noneho baburetse turadusoza. Ngewe nshyigikiye ko uyu mukozi w'Imana, Imana yahaye akazi. Hari n'abavugabutumwa Imana ihamagara bakajya gukora umurimo ariko bafite n'indi mirimo bakora, uri kubyumva. Hari n'abibwira ati parika akazi kose ukorera Imana, nkorere. Ariko turemeranya ko gukorera Imana ari akazi. Gukorera Imana ni umurimo mwiza. Urakoze cyane. Mwiza. Urakoze cyane. Mwiza. Ntabwo ari gukora ubusa. Ntabwo ari gukora ubusa. Ni umurimo mwiza. Urakoze cyane. W'icyubahiro. Ikintu kivuga ko ari umurimo w'icyubahiro. Nusoma mu byakozwe n'intumwa, igice cya 8 nko ku murongo wa 20 hatubwira yuko Filipo yagiye i Samariya kuhabwiriza ubutumwa. Amaze kuhabwiriza ubutumwa, hari umukonikoni bitaga Simoni aremera nawe arabatizwa. Intumwa zumvishije ko i Samariya bakiriye ubutumwa, bohereza Petero na Yohana. Bagezeyo barambika abantu ibiganza
noneho Simoni w'umukonikoni ashaka kugura iyo mpano aravuga ati nanjye mumpe nzajye ndambikaho umuntu ibiganza ahite yuzura umwuka. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe kuko wibwiye yuko impano y'Imana igurwa ifeza. Urumva ko ari umurimo mwiza abantu bifuza. N'umurimo mwiza kandi abawukora bagomba gutungwa nawo, nacyo cyongereho. Ariko uburyo bikorwa niho turi guhurira n'ikibazo. Urumva dutangiye kumvikana noneho mp'ijambo naguha ijambo nkomeze uko umwami yabiteguye ibi bintu bigomba gukora. Ni ibintu biri mu mwuka uri kumva. Iyo ubivuyemo ukabizana mu mubiri biragorana, kandi ubuzima bwa none nemera ko buraruhije kandi nemera ko abakora uyu murimo bashobora gusenga bafite n'akazi bakora. Njye sinshishikariza abantu kuvuga ngo ikintu ntashyigikiye. Nabwiye ko teoloji nayize kandi nawe wabihamye. Inama na teoloji igira abantu ibagira inama yo kuba bafite umwuga bakora wo gusapotinga ivugabutumwa bavuga. Buretse winca mu ijambo mbanze nsoza. Ninsoza ndaguha ijambo nawe. Nta kibazo. None uyu mukozi w'Imana rero Imana yahaye umurimo wo kuyikorera, Imana imutunga kandi neza. Naho uyu nguyu ugiye gufata ibi bintu bitagurishwa akajya kubigurisha, arangira vuba kandi arangira nabi. Yatakwa n'ubwami bw'umwijima, akaba aribwo bumwinjira muri ayo mafaranga. Kuko umuntu ukugoye akaguca amafaranga kandi nawe mu mutima wawe watekereza ko uri bubigenze. Uri kumva? Kuko njye nabaye muri komite zitumira abavugabutumwa, nabaye mu nama zitumira abavugabutumwa. Ikintu cya mbere kigwaho ni uko uyu muvugabutumwa azakirwa, ukuntu azaba abayeho muri iyo minsi, azaba ari kuvuga igiterane, ukuntu azaherekezwa, iyo nta tike afite ukuntu azaza akageraho. Ibyo ni ibintu byigwaho. Ahubwo ikibazo kivuka ryari? Kivuka iyo uyu mukozi wakoze umurimo w'Imana atanyuzwe n'ibyo yahawe. Uri kumva? Atanyuzwe bitewe n'ibyo we yifuzaga n'ayo yari yabariye ari bubone. Iyo atayabonye ntanyurwa nabyo. Noneho aravuga ati ubutaha nzadiringa mbere. Uracyumva icyo kintu? Ndabyumva rwose. Ariko kudiringa mbere ibintu akabiha agaciro, njye mu mboni yanjye, nubwo nshobora kwibeshya abantu bazatubwira muri comment, mbona yuko uyu murimo w'Imana aba wambuye agaciro kawo. Nta gaciro aba awuhaye, ahubwo aba wambuye agaciro. Kuko nawe ubwo ajya gukizwa ntiyahembye uwamuhaye agakiza. N'umwami Yesu ajya kudupfira ntiyavuye mu ijuru twishyuye ngazi. Nta n'ikiguzi twari kubona dutanga kugira ngo Yesu adupfire. Na ziriya ntumwa zemera kugira ngo zijye kuvuga ubutumwa, nta kintu Yesu yigeze abaha. Yarababwiye ngo mugende, uri kumva, mukore ibitangaza mukiza abantu, mwaherewe ubusa mutangire ubundi. Ati cyakora urugo muzageramo, urwo rugo muzageramo aba ariho bazabagaburira, aba ariho bazabatunga. Nimugera rero mugasanga urwo rugo rudakwiriye amahoro yanyu, ari urugo rwanze kubakira, muzave muri urwo rugo, muzave muri uwo mudugudu, mukunkumura imikungugu yafashe mu nkweto zanyu. Yesu arababwira ati ndababwira yuko uwo mudugudu wanze kubakira. Uri kumva? Ndakumva neza. Uzahanwa igihano kiruta icy'Isodomu n'i Gomora ku munsi w'amateka, kubera yuko basuzuguye abakozi b'Imana ntibabakire. Ariko aba bakozi b'Imana ntabwo bagenda bareza agatuza ngo bagende bavuga ati twebwe turi abakozi b'Imana, mukore ibi kugira ngo dukore ibi. Ahubwo ndagira n'inama aba bantu mbere yuko bagira inama. Reka nkubwire ubundi, iyo hajya kuba ari ibyo kwakwa amafaranga, abangaba nibo bakabaye baka amafaranga, cyangwa ba Petero bari abakoraga nibo bakabaye baka amafaranga. Uretse mva nkubwire, sibyo? Njyewe mba nshaka kugira ngo ibintu bibe clear, kugira ngo umuntu ukurikira agire ikintu akura muri bino bintu, sibyo? Mu by'ukuri umuvugabutumwa n'umuhanuzi n'umushumba n'undi, kuko n'umwapotere abakora iby'igicaniro bazagabana iby'igicaniro, sibyo? Ese wowe ushyigikiye ko uyu muntu watatera inkunga? Uretse nsoze, ngewe ikintu nshaka kuvuga, ndashaka kugira ngo ndice ku mwanzuro. Tugeze mu minsi mibi, ndabyemera. Urankurikira? Iminsi yo aho ibihe biruhije, abantu bazaba bakunda n'impiya. Ikintu rero nshaka kugira ngo mvuge kuri iyo ngingo, nta muvugabutumwa
nta muhanuzi nta mupasitori wakabaye yaka ibiciro by'amafaranga mbere y'uko avuga ubutumwa. Urankurikiye? Kubera y'uko ntibikwiriye ko n'umuntu w'icyubahiro, ahubwo watangiye kuza uretse nsoza, uretse mvuga, ariko iyo bigeze ku rwego imitima y'abantu yinjirwamo n'umwuka, urankurikiye, wo gutesha agaciro umurimo abantu bakora. Ntituvuga noneho iyo yinjiwemo n'umwuka wo kwaka amafaranga, kuko nawe uteje agaciro. Uretse nsoza, ukajya kuvuga ubutumwa, hari ijambo wavuze ngo umuvugabutumwa akavuga ubutumwa ngo akavuga ko bamuhaye amafaranga make kubera yarashaka. Hari abantu mu mitima yabo bumva ko ijambo ry'Imana no gukorera Imana atari umurimo. That's number one. Ni umurimo. Uretse nkomeze. Number two, bumva yuko umukozi w'Imana bakabaye bamuha ibyo bashaka nk'ujugunyira imbwa igufwa. Reka nza nkubwire, umuntu azanye ubutumwa bwiza, uramuhamagaye, si Imana imugutumyeho. Urankurikiye? Itorero ryawe uravuga ngo rikeneye gukura, rihamagaye umuvugabutumwa kuva ahantu runaka araje. Urankurikiye? Uwo muvugabutumwa yaje kugaburira iby'ijambo ry'Imana, umutesheje agaciro, umuhaye amafaranga. Urankurikiye? Kuko nuko yakoze umurimo kandi afite depanse yasohoye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu nujya kumukiza kwakira ubutumwa turakora Yesu ari umwami n'umukiza. Ibyo ni ikintu gihererwa ubuntu. Ariko wamamagaye ngo nze kubwiriza iwawe, ndahageze, urankurikiye, umpaye ubusa. Urankurikiye? Noneho urabanga umukozi w'Imana ngo ntagashireho ibiciro, niwongera kumamagara nkabona yuko ahantu uba. Gusa reka nkubwire nkumara amatsiko, ikintu cy'abavugabutumwa cyo cyarakemutse. Abacaga amafaranga ntibakibaho. Uwo mwuka usigaye mu bahanuzi babesikoro, bo besikoro ku muntu kandi bakamuhanurira ibintu ntibisohore, agaca amafaranga. Ikibazo ni kimwe, reka nkubwire ukuntu abikora. Uwo muhanuzi, reka nkubwire ukuntu abikora. Abwira umuntu ati nabonye ibi n'ibi, mbonye urupfu imbere yawe. Uwo muntu bataziranye cyangwa se baziranye. None kubera nta mwanya ufite, we kora mu bubiko bwawe, unyihera amafaranga, nkugire ku musozi runaka, nkusengera iminsi iyi n'iyi, noneho we bizakora. Reka nkubwire ukuntu ibintu bikorwa, bicurika. Umuhanuzi abwira umuntu ko agiye gupfa. Reka ibyo ndabizi. Umuntu yawe ko agiye gupfa akamubwira ati nkora iki, undi akamubwira ngo kugira ngo bino bintu bikurweho birasaba kugira ngo usenge. Urankurikiye? Undi akamubwira ati ko nta mwanya mfite wo gusenga. Ikibazo kivukiye kuri nde? Oya ntaga mubwira ngo nta mwanya mfite, ahubwo wa muhanuzi we aramucanga bitewe n'ubwoba. Uwo ni umwesikoro. Kandi simakana yuko mu kazi ka gishumba atarimo abesikoro. Kuko ikintu cyose uzabona gifite pirate nuko kiba gifite agaciro. Wari wabona pirate ya Kamambiri, ariko habaho pirate ya iPhone. Impamvu pirate ya iPhone ibaho ni iyi, nuko iPhone ifite agaciro. Niba rero umurimo w'Imana ufite agaciro, ntihazabura abantu bameze nka ba Simoni bashaka pirate yabo. Urankurikiye? Ariko ikibazo ahantu kiri ni kimwe, ese koko kuwisha babi yamaze n'abeza, duhindura abavugabutumwa bose abesikoro? Abavugabutumwa nta kibazo bafite. Icyo kintu wavuze ngo umuvugabutumwa nakavuga ubutumwa nta kindi kintu akora. Soma hano mu Bakorinto bambaye igice cya 9 umurongo wa 7 kugira ngo twihute. Bose mu murongo haranditswe ngo ninde wigeze kuba umusirikare akitunga. Komeza. Bankurikiye? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zawo? Ndabyumva. Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikane? Ibyo ndabyemera kandi nabigusobanuriye ko gutumira umuvugabutumwa, gutumira umukozi w'Imana runaka, hari bije, bisaba bije. Niyo mpamvu ubona mbere yuko igiterane kiba bakora production bakavuga ati mu kwezi si bose bayikora. Rero ndakumenyesha amakuru, abo wabayemo bayikora, hari abatayikora. Umuvugabutumwa yaje, reka nkubwire, Noah, nimba koko ibyo uvuze ari bibaho, hari umupasiteri ushobora gutumira umukozi w'Imana mu giterane. Pasiteri wibyivugiye arabyivugiye, yagiye ahantu kubwiriza, ndetse ni muri ADPR ngese njya kwavuga, arabwiriza, asoza kubwiriza, bamutumiye n'ibiki, bama amafaranga inote y'ibihumbi 2 by'amafaranga y'u Rwanda, afite umuryango. Ibyo byo ntago bikwiriye. Ibyo nibyo biriho. Rose ko byo kimwe. Abantu banga gutura badukurikiye, babanga gutura bavuga iki ngo amafaranga ngo abapasiteri nibisamo ngo nibatura bararya amabaya. Reka nsoze. Insengero zizafungwa, n'uwo murimo w'Imana uzahagarara, abapasiteri bazavamo bajya gucuruza imyenda nkuko nandi bayicuruza. Cyangwa se bacuruza, hari n'abafite indi mirimo bakora. Impamvu bayifite ni iyi. Ntago ari iyo mpamvu. Impamvu bafite indi mirimo ni iyi, nuko ivuga butumwa
n'itorero muri ino minsi ryagize intege nke muri iki ritabasha gutunga umukozi w'Imana, nibyo byamusunikiye gukora igipasitori akajya no gushaka ubundi buzima ku ruhande kugira ngo abashe gusavayivinga. Ariko reka ngo wambwira intumwa 12 zakoraga akahe kazi? Nicyo kintu nakubwiye Petero yari umuhinzi, nuko wanze kucyumva. Petero asize uburebye, ariko umurimo w'Imana ntabwo ateze yuko ibiri bumutunge ajya kubirazimisha mu bantu, ntabwo yigeze abirazimisha, ahubwo we kamubwira ukuntu bikorwa. nuko wanyimye ijambo ubutumwa, wa mwuka wakuraritse waguhisemo aba yaguteguriye, unyurwa n'ibyo uhawe. None iyo umwuka aje mu bantu, reka nza nkubwira tujya tuvuga ibintu twari guca ku ruhande. Iyo umwuka aje mu bantu, Imana sakore y'Imana bigeze ku rwego atabasha gutungwa n'igipasiteri, agiye no gucuruza. Uramurikiye? Ese baravuga ngo ijambo ry'Imana baravuga ngo nta wakorera abami bangahe? 2. Nzacuruza mvuga n'ijambo ry'Imana, ese kiba amafaranga menshi sinyazakurikira? Oya, reka tuzoze kino kiganiro, tuzakora part 2. Obrete twebwe gisoza reka tuzakora part 2 kubera ko jewe hari ibintu byinshi tutumvikana. Nanjye hari ibintu byinshi tutumvikana, kuko nakuntu wambwira ngo ushigike pasiteri gucuruza mu gitondo kuvuga akajya kubwiriza nkaho ijambo ry'Imana ariko riteganya ko umupasiteri agomba kubaho. Ntabwo ariko ijambo ry'Imana rivuga. Elisa na Eliya bakoraga iki? We rero Eliya ubundi patitayi Elisa uzi ko yagiraga ishuri ry'abahanuzi. Ishuri se nyine ry'abahanuzi si mu kazi k'Imana. Ni buri pasiteri ukafite n'ishuri rya teoloji, si umurimo w'Imana. None ndibona kubaza, umuntu ni pasiteri, mu gitondo ajya gucuruza, ku mugoroba akaba pasiteri, ku cyumweru pasiteri, ku wa mbere akaba ari mu gifundi. Ndimo nakoze ikibazo kimwe. Mbwira umukozi w'Imana muri Bibiliya, mbwira umukozi w'Imana muri Bibiliya mu isezerano rya kera no muri rishya. Uramurikiye? Ubwira umukozi w'Imana nka Eliya, Elisa, abuzi bari bafite part time y'akandi kazi. Nanjye ndakubaza ikintu, nanjye ndakubaza. Mbwira umukozi w'Imana mubuzi wagiye kwaka abantu amafaranga akabacucura kugeza ubwo bamwita igisambo. Agacucura abantu amafaranga gute? Mumbwire. Aho Pawulo yageze aravuga ngo nanze kugira ikintu mbaka. Uri kumva? Nakoreshaga amaboko yanjye ntunze, ariko abanegura kugira ngo ntagira umuntu mbangamirira, ariko babera icyitegererezo. Abanegura ntabwo ari kubanegura, ntabwo Bibiliya tubwira ko yabaneguraga. Abigisha yuko Pawulo yabivugiye yakoresheje ko yakoze iyo mirimo, yajya kubabwirira iki? Yarimo abahugurira gukora, ko hari igihe cyageze abantu banga gukora. Uri kumva? Yandikira Abatesaloniki bari baranze gukora, barashize hasi bavuga ngo bategereje umwami Yesu. Arangije arabandikira ababwira ati rero umuntu udakora ntakarye. Nawe ababera icyitegererezo cyo gukora. Bazanaga ibyo batunze byose bakabisangira icyo gihe. Noneho hazamo bamwe banga gukora kubera ko ibyo batunze ntabwo ari uko bari baranze kugira ikintu bakora bategereje ngo Yesu aze. Avanga udakora ntakarye. Ubundi se utaha iwawe ntukure warya. Batangira rya itorero rya mbere ryabaga muri cyo bita communism. Buri wese yagurishaga ibyo atunze akaza agafatanya n'abandi. Nta pressure abavuga butumwa bashyizeho, ari umwuka ukoma. Hari uwabigurishije arabikata arapfa, bamwitana na Safi. Rero ko mu rusyo ukome n'iki n'ingasi. Reka rero nko mu rusyo ngome n'ingasi. Abavuga butumwa bibisambo bariho b'amabandi. Nakubwiye ku kintu cya pirate n'abahanuzi b'amabandi ariko ikibazo ni kimwe. Abo bahanuzi b'amabandi n'abatari b'amabandi bose bashizwe mu gafuka kamwe. Uramurikiye? Iyo umuntu babonye atangiye gukorera Imana kugeza ku rwego abantu baca umugani ngo umuntu yakoreye itorero igihe yakoze ntahembwe. Uramurikiye? Niba rero abavuga butumwa n'abapasitori kandi bakorera Imana koko, ubundi kankubaza mu mboni yawe, uyu muntu waka amafaranga n'uwundi ukora akanyurwa n'ibyo ahawe, ukoze neza umurimo. Umva nkubwire, uri mu murongo. hari umuntu ubona ivuga butumwa ari mugoye agaca amafaranga bati ngiye kugira ngo nze kubwiriza iwawe 800. Uramurikiye? Hari ubona noneho guca amafaranga atazabishobora akanabivamo. Hari n'ubona guca amafaranga atabikora, niryo vuga butumwa naryo yakora akibera umukristo usanzwe. Ngewe umuntu ushiraho standard z'ibiciro byo kugira ngo aboneke mu bitaramo byawe, hari itorero Nyamujye ryatumira Israel Mbonyi. Abahanzi bihorere ntabwo bari nabona abavuga butumwa, ntabwo bari muri ziriya ministere 5. Buretse nta kibazo. Kandi abahanzi bo barashora. Umuhanzi ashobora gushora. None uvuga butumwa ntabwo ashora. Yashoye iki? None gufata amasaha 3 akavuga ijambo ry'Imana akarisoma ntabwo ari ugushora.
none se yagiye gucuruza se ntabwo yakuguka. Okay, Reka tuzakora nta part 2 kuko ikiganiro ni kigufi nuko ushaka kukigira kirekire. Ngagisoza butumwa amaze amasaha 3 twavuze bihagije. Utumvishije wowe urambwiye ngo niba wumva ko kuvuga ubutumwa nta gishoro kibamo ku cyano bose se batatu. Reka nkubwire ikintu yashaka. Wowe tujya gucuruza yaherewe ubuntu. Ubuya buntu. Impano wahawe yivuga butumwa warayiguze. None se reka impano y'ubuhanuzi warayiguze. Nayo naguze. Ari amafaranga none umwanya nafashe baburetse ari amafaranga 800 ushyizeho 800 ushyizeho hari ahantu wabiranguye ushoye ahubwo umuntu ucaye amafaranga bamucunge neza bamucunge kuba yararanguye arangura iki ari babapfumu birukiye. ndakubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko weho ikibazo ni kimwe urangura iki uravuga ngo umuvuga butumwa ntabwo arangura muvuga ngo umuntu uvuga ubutumwa ntabwo arangura yaranguye ngiye unumiye ku munsi wo kwa ndi umucuruzi yego unumiye ku munsi wo kwa kane wajemo neza untumiye ndi umucuruzi icyo nicyo nashaka kumenya ko umuvuga butumwa umunyamasengesho agize ikindi kintu akora gisapotinga ivuga butumwa biba ari byiza kuko abayihesheje icyubahiro wumva wikirwanga cyane unumiye ndi umucuruzi kamena amabanga hari umuvuga butumwa nzi mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo abara bavuga butumwa icyo mutaramugeraho umuvuga butumwa bitana ntago ndi bumuvuga amazina y'abantu oya Rutayisire we uriya ni mukuru ntabwo nge nkunda kuvuga amazina y'abantu wigira yavuga iwe ndamuzi iyo aje kuvuga ubutumwa iwawe arabuvuga neza bye abantu bagafashwa kandi kikubwira ko hatarimo amanyanga yuko baciye amafaranga iyo mu gikari n'abapasiteri bamutumiye nabo barafashwa uri kumva iyo arangije rero ahita yitahira noneho itorero rigasigara ryiga uko riri bumuherekeza ikamuherekeza kuri momo uwo murimo wundi awemera rero nsoza reka ngira inama abantu bajya gucuruza abantu baca amafaranga abavuga butumwa bajya gucuruza kugira batazaca amafaranga bigenda ute abavuga butumwa niba nishe umuntu baburetse abavuga butumwa baca abantu amafaranga ari amafaranga bashyiraho ntaganganya agaciro n'ivuga butumwa bagiye gukora araciriritse ugereranyije n'icyo bagiye niba wakoze cyane baburetse mu niba rero baburetse amafaranga ashiraho abanje ukareka nkabanza nkavuga nawe ukavuga wabunjanye tutumvikana niba amafaranga yashizeho afite agaciro gake n'ivuga butumwa ari gutumira azahomba ntawe uzongera kumutumira baburetse ntangiye kuganira n'ababatumira baburetse nkubwire icyo wagura ikintu kiri munsi y'agaciro kacu baburetse nkubwire uyu muvuga butumwa kugira ngo ajye kuvuga ubutumwa yararitswe n'umwuka wera kuko umwuka wera wamutumiye mu itore baburetse nyine uwo mwandikiye urwandiko ko umukeneye ko azaza kubwiriza iwawe kuko ari we watekerejeho ni uko umuzi ko afite impano y'amavuta abuzi ni benshi utumira abandi nyine abuzi ni benshi shaka abandi abo bandi rero nibo ndi kukubwira abo bandi yatumiye nyine nageze ku bandi yatumiye reka tuzoze kino kiganiro oya baburetse we ntushaka kunyumva wewe niba mva mubwire ibintu biroroshye Noah urikungora nje nawe kandi nge nakwihoreye urabanza uravuga nge ndi umuvuga butumwa ntange conclusion yanjye nawe utangiye tanga conclusion uyu muvuga butumwa utumiwe mu giterane uyu muhanuzi utumiwe kujya gukora umurimo uyu munyamasengesho uhawe icyifuzo cyo gusenga wishyiraho igiciro ibyo bintu nta giciro bigira ni iby'agaciro karenze akuri bushyireho ceceka ndangize utegereze feedback z'icyo umwuka azaguha giturutse mu cyo wakoze kuko uwagutumiye yararitswe n'umwuka wera ajya kugutumira amaze kugutumira uragenda ukora umurimo wa data uwukoze nk'uko bikwiriye ibihembo byawe byinshi ingororano yawe nyinshi uzayigororerwa na data ariko ukikiri muri iyi si icyo wagenewe nyurwa nacyo niko uwo murimo ukorwa noneho ndabwira abakristo nabo abakristo dufite itegeko twahawe n'umwami wacu Yesu ritubwira ndetse na password y'imigisha ni ugutanga ugashyigikira ivugabutumwa ugashyigikira abakozi b'Imana ugatanga kandi ugatanga ituro rigukoze ku mutima reka nkubwire biriya byo kujya gutura ukareba akanote gato ukaba ari kutura bivuga bareba muri kamera yego birabyo gutura akanote gato naho gutura ibice uri kumva ugatura ibice twaza tibisakuriza Imana icyo kintu utuye kitagukoze ku mutima nta nubwo kiri bukore ku mutima w'Imana urakoze cyane tura ikintu kigukore ku mutima ushyigikira ivuga butumwa ariko abavuga butumwa n'abanyempano
mwica abantu amafaranga, mwaherewe ubuntu, icyo umwuka wera wakoreye, umwuka wera wakuraritse, ukajya kubiba imbuto, ukajya kuvuga ubutumwa, ukajya gukora umurimo w'Imana, ni nawe uri bujye mu bakozi bakureba uri gukora, akababwira uko baguherekeza. Kuko umucyo wo guherekeza abashyitsi bo ndabizi nta torero ritagira uwo mucyo, nta torero ritagira uwo mucyo. Gutegura ibiterane ni ikintu gitegurwa. Iyo wumva bavuga ngo dufite igiterane cya bizinesi, baba bashyizemo uko bazakira umuvugabutumwa n'uko bazamuherekeza. Murakoze cyane. Tugana ku musozo rero bene data, nanjye nshimira mwene data Tony wavuze ku ruhande rwe kandi yavuze retorike nziza, ni nako bigomba kugenda. Ndabashimiye. Ngewe icyo nsoza mvuga ni iki ngiki: bavuga butumwa abakozi b'Imana, mukorera umurimo w'Imana kandi mukawukora kuko mwawuhamagariwe. Namwe bakristo, namwe batumira abantu. Nibyo koko, niba koko abantu baca amafaranga, nta mwuka wateye mu bantu wo gutesha agaciro abavuga butumwa, ibyo bintu abavuga butumwa babireke. Gusa umuvuga butumwa uzashiraho igiciro, kandi ugiye kumutumira akabona ko igiciro cyo muvuga butumwa yashizeho kirenze ubutumwa avuga, ntimukabatumire. Nimutabatumira ntibazongera kugira ute kugaragara. Ikindi kintu cya kabiri, namwe bavuga butumwa, koko itorero riri gutesha agaciro, ukajya kuvuga y'ubutumwa rikagutesha agaciro katangana n'ubutumwa wavuze, cyangwa se umuntu akabona ko umurimo ukora ari ubusa, uzakunga umurimo ukungugu mu nkweto ugende wishyuze Imana. Biriya bivuze ngo ntuzanasubireyo. Ubundi nicyo bivuze gukunga umurimo ukungugu, gutera umuntu umucucu, umugani w'ababaye bene data, nuko bivuze. Rero nsoza ntanga conclusion, reka mvuga icyo Pawulo yavuze, ko njyamagambo na question ya Pawulo. Reka nsoza mvuga icyo Pawulo yavuze mu Bakorino bambise cya 9 ku murongo wa 15, navuga ngo ariko njyeweho ntacyo muri ibyo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere ibyambera byiza, ahubwo ni uko napfa kuruta ko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse ntanavuze ubutumwa nabona ishano. Bene data bakozi b'Imana, niba wamaze gukorera Imana ukabona mu murimo w'Imana harimo amafaranga make, ongera ibihe byo gusenga, wijya gucuruza kugira ubone uko ukodesha, kuko niba warahamagawe n'Imana koko izagushigikira. Wihindura ngo ufatanye gucuruza n'igifundi n'ikiyedi, wifatanye no gukorera Imana, kubera yuko mu murimo w'Imana wabuzemo uburyo. Emera unambiremo, emera ukorera Imana cyane, Imana izakugira neza. Namwe bantu mutumira bavuga butumwa, namwe bantu mudukurikiye, mwibona ko abakora umurimo w'Imana bakora ubusa, mwivuga ngo umuntu akora ubusa n'inzererezi kuko avugira Imana, mwibona yuko umuntu ntacyo amaze kubera ko avugira Imana. Nimubibona gutyo bizahinduka nk'icyo gihe cy'Abisirayeli muri Maraki, ubwo banze gutambira Imana no gutura ibya 10 n'amaturo, Abalewi bakajya guhinga bakava mu nsengero. Abalewi ntibashire mu nsengero kuko babuze ibyo barya mu nsengero. Abalewi ntibazashire mu nsengero kuko babuze ibyo bajyana abana ku mashuri. Abalewi ntibazashire mu nsengero kuko babuze ibyo batungisha imiryango yabo. Reka twese tuba abakristo, umwuka w'Uwiteka utuyobore. Ndasaba umuvuga butumwa Tony, uyu ni umuvuga butumwa ukomeye cyane, aba Nairobi muri Kenya, murumva ko afite umwuka w'Imana. Abamukeneye muzamutumire. Turabashimiye ko mwadukurikiye. Reka muhe asoze asengera ibyo twavuze kugira ngo bizagira abo byubaka, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Murakoze cyane. Tony, wasengereje. Turagushimiye mwami ku magambo meza tuganiriye. Nukuri reka bazadukurikira bazumve uganira n'imitima yabo cyane rwose. Ari abasuzuguye abakozi bawe bazisubireho, bamenye ko yari umurimo mwiza, kandi ubatumyeho abantu kugira ngo babumvire, kuko ubahaye by'ubutunzi byo kubabwira. Reka kandi n'aba bavuga butumwa be kwifuza bitewe n'aho isi igeze, ahubwo banyurwe n'ibihembo bageneye. Bana natwe umwuka wera nagere kure, asobanurira abantu ibyo tutabasobanuriye, kandi ubwiza bwawe bukomeze kutuyobora, intambwe z'ibirenge byacu zikomeze kuyoborwa nawe. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Turabashimiye cyane. Be blessed.